abanyamakuru n'ibitangazamakuru none ariko tushaka kuyasesengura. Se abantu umuntu atibwiriza no kwishyura ibyo asabwa muri uwo muryango mukuru. N'u Burundi nabonye hari amadeni ngo u Rwanda rwagiye na Kongo. Ese Kongo yahise yishyurayo? Nayo iracyafite ibibazo byo Kongo ariko nta nubwo yiyumva muri East Africa. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Turabasuje dukomeze kubifuriza kwibuka twiyubaka. Turi ku itariki 8 z'ukwezi kwa 4 kwa 2024 tuje mu isesengura makuru rya none. Amahoro bwana Rashid. Amahoro karinijaho. Abantu bamwe bari kwibaza bati ejo nibwo tuzarya ipirawu cyangwa aya amahirwe ejo ni make ni 10 cyangwa 11 amahirwe ejo ni make cyane ukwezi ntabwo kuragaragara. Ntabwo nabonye ushobora kugaragara uyu munsi ubwo baramubwira kabiri. Yego nabibonye hari n'umuntu mukanya ubimbaje ngo mbaze niba muri Amerika byageze kwa bwabaye ariko nta makuru muri studio utaraho. Ya bimeze bite sahandi? Ahandi turaho nyine turi kwibuka kimwe n'abandi banyarwanda bose. Yego tunabasaba gukomera biba bitoroshye kwibuka abantu bacu bazi jenoside yakorewe abatutsi. Yego tujye kuganira ku makuru ya none rero. Uyu munsi hari ikiganiro umukuru w'igihugu yagiranye n'itangazamakuru cyagarukaga cyane ku bijyanye no kwibuka ku nshuro ya 30 ariko abanyamakuru bajya mubaza n'ibibazo bitandukanye rero bitangazamakuru riba rinakumirwa. Oya none se wabona president ntago ujya kubona ukabona president yatumije nk'ikiganiro bijyanye wenda no kubohora igihugu umuntu agahita azana nk'ikibazo cyo muri 2011 atari kibi. Hari abajya bavuga ngo impamvu bahagaritse bya biganiro yakoraga buri kwezi ngo batangiye kujya mubaza n'ibya mudugudu n'ibyande bitangiye abanyamakuru. Ya bagarutse rero ku bibazo bitandukanye ngira ngo ntabwo turi bukinjiremo cyose ariko iby'ingenzi yagize ati bisa naho abadashyigikiye M23 abashyigikiye akarengane arimo avuga ati kuki ahubwo wowe utakaba yishyigikira wowe ntuyishyigikira. Ya turaza kugaruka kuri iki kiganiro tunarebe uburyo televiziyo yo mu Bubiligi iri ku gitutu nyuma yo gutangaza ko Tshisekedi yaje mu Rwanda kwibuka. Nge nakomeje kwibaza kuri uyu munyamakuru niba wenda yarabonye Tshisekedi gutya. Awe yabonye shobora kuba yariteranyije baravuze ko ubwo akitiranya bitewe na mundo yararimo n'iki ariko cyangwa se Sasungwe sakaba ari we yise Tshisekedi. Nibyo ari kuvuga perezida wa Kongo. Ya hari abasirikare ba SADC rero biganjemo aba Tanzania biciwe muri Republika Demokarasi ya Kongo nk'uko itangazo rya SADC ribigaragaza, abandi barakomereka turaza kubigarukaho. Kibaye kimwe Kote Tanzania nayo ifitanye ibibazo na 2023 nayo ifise rero nayo kuba yishabayo nubwo mu itangazo SADC tavuga ko ari mu 23 ariko ubwo turaza kujya muri Uganda. President Museveni yatukiwe mu birori bya Amama Mbabazi wahoze ari ministeri w'intebe. Hari n'abatawe muri yombi. Yes. Turaza kugaruka kuri ayo makuru rero. Ubwo hari umuntu wari wabimbajije mu kumanywa tese kwamamaza ndamubwira nti ntabwo muri ibi bihe byo kwibuka ibintu byo kwamamaza mwe mubyibagiwe tube tubihagaritse. Iki cyumweru kimwe ntabwo ari kinini. Ntabwo ari kinini. Kimwe ntabwo ari kinini. Abantu bazanyuma yaho bazakomeza mu bwa butumwa bw'abatwara mu modoka n'abayafite. Reka duhite dutwanzika n'amakuru. Mu kiganiro Perezida wa Repubulika yagiranye n'abanyamakuru hano tugiye kubanza tubahe aka extrait gato ko muri icyo kiganiro asubiza ku munyamakuru w'ibiro ntaramakuru by'abafaransa AFP wari umubajije ati nyuma y'umwaka n'igice we u Rwanda rushinjwa gushyigikira muvoma ya 23 z'ukwa 9 za Werurwe z'ukwa 3 atese na nubu muracyabihakana. Reka tuanze tubyumve gato turagaruka mu kanya. Well, those who accuse us, I would ask them why they actually don't support M23 themselves. Abadushinja gufasha M23 nababaza impamvu bo batayifasha. Nawe nk'umunyamakuru wa AFP nabikubaza kubera iki gufasha cyangwa kudafasha M23 ari ikibazo. Mbere na mbere M23 ni iki? M23 is an organization. M23 ni umutwe wavukiye imbere no hanze ya Kongo. Icyo nicyo cya mbere. That's number one. Number two,
These are Congolese. icya kabiri ni abanyekongo kandi uzumva na Kongo ibyemera. Congo admitted. Hanyuma kuki babayeho, kuki bari kurwana, kuki bafite intwaro, icyo ni ikindi kibazo. Ni ikibazo kandi cyoroshye. It is also a simple question. Bavutse kuko bimwe uburenganzira bwabo nk'abaturage ba kiriya gihugu babita abatutsi bo mu Rwanda. Uramutse utemeranya n'ako karengane wakabaye wibaza uti kuki aba bantu ba M23 bafatwa batya, kuki ibihumbi by'impunzi bari mu Rwanda. Aho niho wagatangiriye, aho gutangira ubaza u Rwanda ngo ese mushyigikira M23 cyangwa ntimuyishyigikira, ese muracyabihakana. That's why you would start from. Not start from asking Rwanda, are you supporting M23? Kuko uri kubaza ikibazo kitari icyanyacyo. Ikibazo si ukuba umuntu ashyigikiye M23 cyangwa atayishyigikiye. Ikibazo ni ese ubundi ni ikihe kibazo cya M23? Icyo nicyo kibazo ubundi wakabaye ubaza. That's the question you should have asked in fact. Yeah, Rashi. Perezida Kagame atabadushinja gufasha M23 nababizi impamvu bo batayifasha. Yabivugaga mu rwego rwo gushaka kurwanya akarengane n'ibibazo abaturage babayemo. Kuko yavuze ati hano mu Rwanda dufite impunzi zibarirwa mu bihumbi ijana. Hari n'izindi ziri Uganda nazo ziruta izirahanga. Yego. Zihamaze imyaka irenga 20 decades. Ati niba urumva wakwifuza ko abantu bakomeza kuba muri ubwo buzima. Ukibuka Perezida Kagame ku giti cye n'ubushize yaravuze ngo njyewe nabaye mu buhunzi imyaka hafi 30. Ati rero ninjye numva ububabare bwa bari abantu. Ati ubwo wakabaye wibaza kuki M23 impamvu yayo iki. Mbere yo kumenya impamvu u Rwanda rwaba ruyifasha niba ruyifasha, wabanje ukamenya M23 ni bande, kuki bahari, babayeho bati. Kuki bavutse? Ati bavukiye imbere muri Kongo, abandi bavukira hanze ya Kongo. Ibi rero bamwe bati noneho birumvikana mu buryo bweruye ko kuyifasha u Rwanda ruyifasha. Erega nawe uje kubisobanurira M23 ifite aho urira n'u Rwanda. Umuntu wese wabyirengagiza yaba ari kwirengagiza ibintu bigaragara. Icyambere bari abantu n'abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Kongo. Ariko usubiye mu mateka usanga ari bahuriye n'u Rwanda. Kuko amateka yabayikize abakongomani. Wareba batotezwa n'abanyakongo n'abandi banyarwanda bavuye hano basize bakoze genocide bayikoreye abatutsi. Bamwe bari muri FDLR. Nabo ejo Perezida Kagame yagarutseho ubwo yatangizaga icyumweru cy'icyunamo ati kuba bari hari abo ba FDLR bahari kubw'inyungu zitajya zivugwa. Kuba hashize igihe abivuga ati kuba nyine itarangira nuko hari abo ibereyeho ifitiye inyungu. Izo rero ni zimwe mu mpamvu zituma ushobora kuvuga ko noneho iyo M23 yavuka ikarwanya iyo FDLR. Iyo FDLR gahora ari ikibazo ku Rwanda. Urumva umwanzi wawe automatically ahita inshuti yawe, kuko urumva niba M23 irwanya FDLR yica intege, hari icyo bifasha ku mutekano w'u Rwanda ruhora ruhangayikishijwe na FDLR bihariye. Hari ikindi kintu nshaka kwenseramo wenda nubwo abantu bacyumva nabi, ariko kuba bamwe mu bayobozi bakuru bagize umutwe M23 barimo baraba Bosco Ntaganda bayihozemo, barimo barorankunda, barimo aba General Makenga bararwanye ku rugamba rwo kubohora u Rwanda. Harya buriya rorankunda bari muri 23 CNDP. We ni CNDP ari nayo yakomotseho mu 23. Aho rero hari utuntu twinshi ubugiye kure cyane rero aho ngaho. Mu mateka maremare abantu banashingiraho nyine bagahita bayita noneho y'u Rwanda, kuko bavuga ko ni naho ikibazo gituruka ubundi. Bavuga ko M23 bati abangaba bose ubona ba General Nkunda ubantuza binjiye mu gisirikare mu gihe Kabari bari wari uyoboye igisirikare cya Kongo, binjiye mu gisirikare cya Kongo ati kandi baza nk'abanyarwanda. Ariko bikiba abandi bagahita birengagiza mu mateka n'ubundi ko basanzwe ari abanyekongo. Bati gute nyine barwanye ku Rwanda nyuma bakaza muri Kongo. Ni nk'ibyo rero abantu bagenda bahuzahuza, ariko mu by'ukuri iyo urebye uburyo u Rwanda rwumva ikibazo cya M23 ukangiraho uburyo Uganda icyumva, bigaragaza ko byanze bikunze. N'ubundi u Rwanda buri gihe ruba rwikoreye ya mpyisi yavuze. Wa murambo w'impyisi yavuze. Kuko urumva gutunga impunzi zingana zityo
kiba ari ikibazo. Izo mpunzi zingana gutyo buri gihe nizo zirakara zikaba zagaruka kurwanira uburenganzira bwazo muri Kongo bakazitunga, ariko kuzitunga none imyaka 30 nibyo nkubwiye, kandi igihugu cyabo kiri hari abakireba, kandi atari abantu uvuga ngo baraje birarangira, buri munsi baraza, buri munsi kiba ari ikibazo. Buriya nyakunda kukubwira bugeze uganira n'abaturage b'igicumbi ryakiriye inkambi ya Gihembe, wumvaga ukuntu bakubwira ubuzima bwahenze kubera inkambi. N'ubu ngubu aho noneho HCR igabanyirije n'ibyo bagenerwa n'iki ubuzima ku baturage b'Abanyarwanda aba ari umuzigo, nabo kiba ari ikibazo baba bafite bazanirwa n'izo mpunzi. Ntabwo wazanga, ntabwo wazanga kuko Abanyarwanda barabizi nabo babaye impunzi igihe kirekire, ariko ntabwo ari aba ari umugisha impunzi. Ikiza nuko haboneka igisubizo cyatuma zisubira iwabo kuruta uko haboneka ibibazo byo gukora ziza. Ntabwo ari ikibazo kuri abo baturage basanze gusa, ni n'ikibazo kuri izo mpunzi, ubuzima bwo mu nkambi ninde wabwifuza. Ubwo rero numva ariho Perezida Kagame ashaka kuvuga ati ikibazo cyakemutse, abantu bose bakabona uburenganzira bari imbere mu gihugu, n'impunzi zikaba zataha. Ati rero wowe kuki utayifasha? Ya ni ibyo muri make ngira ngo ubwo rero iyi M23 nanone ukibaza utese duhise tukomereza ariko kuri kino kiganiro yagiranye na Perezida Ramaphosa wa Afrika y'Epfo. Wabonye ko nawe hari ibyo yatangaje ura Afrika y'Epfo avuga ati twabiganiyeho na Perezida Kagame, ariko abantu bafashe kari akantu gato kabanje kuzenguruka k'amasegonda 48. Akahe? Hari akavideo gato yari Ramaphosa avuga ngo mvuye mu Rwanda nshobora kuba nahinduye. Ngewe nabyumvise byose wabyumvise. Nacyumvise kira kiganiro ajyanye n'abanyamakuru gukomeza ku bijyanye na za visa byose uburyo biganiyeho na Perezida. Numvise rero kari gatoya ushobora kuyoba. Ati mvuye mu Rwanda numvise yego numvise kari gatoya. Nabonye abantu benshi bo ko bashariza kuri Twitter ushobora kuyoba ukagera ngo wenda Ramaphosa avuye hano abatijwe cyangwa ariko wumvise ikiganiro cyase context y'uburyo yabivuzemo. Yavuze ati iruhande rwo kuganira na Perezida Kagame nanaganiriye n'abandi bakuru b'ibihugu. Ikindi avuga ko yanaganiriye na Thabo Mbeki wari ufite version itandukanye niye uburyo yabibonaga ikibazo cya Kongo. Ega ikibazo kuki uvuga ngo yabibonaga bitandukanye. Kira ni ikibazo cya ANC iyoboye South Africa yose, kikaba ikibazo cya SADC. Ntabwo wambwira ko Ramaphosa yakigiyemo wenyine ahubwo we yako influencer bigahinduka, ariko ni ikibazo cy'igihugu kuko yakijyanye no mu nteko ababimenyesha bigiye kuba birarangira. Cyashoboka wenda yako influencinga bagahindura politiki South Africa, akubwo byasaba SADC yose. Kandi no wareba handi ikibazo kigeze uyu munsi kuko African Union yamaze kubashyigikira, ni ibintu bagomba gutwara mu buryo ahubwo we icyo yakora yako influencinga nkuko yabivuze. Lorenzo muri bwa buhuza arimo hakaba hagira igihinukamo muri uko kumva. Impamvu mubwira ko numvise ko bashobora ko hari ikigiye guhinduka ntanagendeye wa mugani kuri iyo extra abantu bakomeje gukoresha, nuko yavuze framework ya Nairobi ni ya Rwanda. Yes. Kandi aranje aravuga ngo political intuza za politiki ibiganiro n'iby'amahoro nibyo byakemura iki kibazo kurenza intambara cyangwa ibya gisirikare. Erega nta muntu numwe wifuza intambara. None se amaze gutakarizamo abasirikare bangahe? Harya uyu munsi ni babiri bapfuye base. Uyu munsi ni batatu. Ni batatu bapfuye n'umwe. Ni batatu ba Tanzania n'umwe wa South Africa. N'umwe wa South Africa yego. We yishwe n'uburwayi. Wa South Africa. Wa South Africa yishwe n'uburwayi. Ako ntago mbizi niba ari bikomere niba ari ikintu gisobanura ko ari ubuzima bwawe. Waramumaze amaze gutakarizamo abasirikare bangabwo babaye. Ubwo ni batatu. Batatu kongeraho harya bamwe barasanye hagati yabo sinzi hari bigeze barapfuye. Ntabwo byibuka neza ariko mu minsi ishize bararasanye ngo bapfuye indaya. Yego urumva rero warumbwiye uti bwamaze guhatakariza abasirikare bangaye, ari nako wenda shobora no kuburira ibisobanuro imiryango yabo. Baya kuyiburira ibisobanuro ntabwo bishoboka. None se bari kurwana intambara ki? Bari kurwana iyo uri mu gisirikare ugiye kubaha amakuru y'amategeko y'umugaba mukuru. Hanyuma amategeko yarakubwiye i Burundi abasirikare banze kujya muri Kongo. Barafunze ku masezerano y'abakuru b'ibihugu bombi. Barabafunze bamwe harimo nabirukamwe nabagize gute. Ariko ntibapfuye nibura. Ariko nibura ntibapfuye. Ntago bapfuye. Ariko abasirikare bagira amategeko. Yego ndabyumva. Abagenga. Iyo woherejwe ku rugamba bigenda bite. Iyo usuzuguye amabwiriza bigenda gute. None se reka nkubaze. Hano umusirikare w'u Rwanda we yanze kujya muri Mozambique cyangwa kujya he? Yavuga ngo ndabyanze gutyo gusa.
hari itegeko aba yishe cyangwa aje kujya Central Africa iyo ni amategeko asanzwe rero niba wagiye mu gisirikare wagiye kubaha amabwiriza yo gukuriza iyo bagukuriye aho bakohereje ibyo kuvuga rero ngo yababurira ibisobanuro yabisobanura nawe yagiye mu gisirikare n'ubundi yagiye kurwanira igihugu. iyi ntambara yo muri komeza gukomeza ubwo intambara yo muri komeza nta bisobanuro wayibonera nta bisobanuro kuko ubwo ibisobanuro uzahano yabibura nabwo ntabwo yabibura kuko ni SADC n'umunyamuryango wa SADC. Yego ndabyumva. SADC bafite amasezerano ko umunyamuryango utewe umuryango wose ubutewe wa SADC. Urumva rero ni ibintu mu mategeko ni ibintu. Hanyuma se ko watewe wose kuki ari Malawi na Tanzania na South Africa nibo bonyine bagize uyu muryango wose watewe. Niba wangora atarabohereje nawe arimo. Uwa Zambia n'urugero ntabohereze kandi nawe arimo. Uwa Malawi irimo. Kuki twebwe kuki South Africa ni nkuko n'uwantuza ari kubohereza n'uwangora na South Africa niyohereza ziranita no problems. Yego komeza. Nari kubwira rero ubwo kuba we yavuga ko uburyo bwa politika n'ubwakemura ibibazo nibwo buryo buba bwifuzwa ahantu hose. Yagiye kubohereza se atabizi kubwa yagiye kubohereza bwananiranye none se ubuko bugarutseho ugarutseho mu magambo cyangwa bugarutseho mu bikorwa. Mu magambo reka dutegereze ibikorwa kadukomeza tugereza ko ahindura ibikorwa. Ariko akantu ko kuba ngo naganiriye n'abandi bakuru b'ibihugu ubushize Perezida Kagame yaravuze ngo avuga muri press conference aganira yavuze ko avuga kuri South Africa icyo mperuka yavuze no yaravuze ko byamutunguye kuba South Africa azi amateka yayo no kuntu bakoranye akabona ari yohereza na mbere yaranavuze ati South Africa yaribeshye cyane rwose. Yes batise tabombe ka waramuvugi ntuza uyu ngubira amaposa waramuvugisha ati n'umuntu w'umugabo ntago nari kwirirwa mubwira bimwibutsa cyangwa kuko nawe ibyo yarakoze yarabizi kuba rero yarasanzwe aganira n'abakuru b'ibihugu none se bamaze gukora inama zinga. Wenda ndavuga uyu nguyu waje mu Rwanda na Maposa uvuga se Maposa ngo yaganiriye n'abandi bahuriye mu Rwanda bakuru b'ibihugu no kuvuga ngo wenda ashaka yaraganiriye na urawo Tanzania ntago bakunze guhura. Wa Tanzania uribuka ko cyagiye bajya no kushyingura wa mugabo wo muri Namibia bakoze inama kandi nawe ariyo ntibahura. Ubwo rero bashaka arimo mu bahuye mu Rwanda kandi urumva ko nibyo bihugu bibiri kongeraho wenda na Malawi ngira ngo bafitemo abasirikare shoko hari ibindi hari wenda cyane ko urugendo rwa Samia nta n'umuntu wari igisi mu Rwanda ntiyavuga menya niba yagiye cyangwa niba gihari ariko ntiyigeze avuga mwakiriye ku kibuga cy'indege. Hari red carpet wabonye kumwakiraho ntabwo yaza ngo yiyakire baba bamwakiriye ariko ni ikibazo kumwakira nyine umubone niwe muturanyi wenyine wari waje umukuru w'igihugu ko Uganda yohereje vice president yego Jessica Rupo. U Burundi nta muntu rwohereje ko nta muntu yohereje Kenya yohereje vice president yego urumva niwe mukuru w'igihugu wari waje hano mu bihugu bifatanye n'u Rwanda abantu no mu bihugu byashimiwe yego byashimiwe ariko ntabwo twize tubona agirana ibiganiro n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ntabwo twize tumubona agira ikindi kintu akora gusa ku rwibutso yari ahari. Njye naratunguwe namubonye nyine kuri uriya munsi wo gutangiza ejo icyunamo mubona kuri ku ma televiziyo yaje mbere biratangazwa ko hageze mbere yaho yari yaje kuri aho twakuraga amakuru ko kuba hageze nawe yaratangajwe ko hageze. Urumva ukibuka Tanzania muri iyi ntambara ejo bundi yakoze ikintu gitungura abantu yafashe umuntu wo muri AFC ihita imutanga mu buryo wari umujyanama wa Corneille Nangaa ibintu byatunguye abantu nyine bita bigaragara ko Tanzania ishobora iri kumwe na Congo cyane kuri wo gufata umuntu kuriya ntumucishe mu rukiko ugahita umwohereza ku bantu bamushaka kandi ari inyeshyamba. Hari ababigaragaje ubufatanye bw'ibihugu cyetse bifitanye amasezerano yo guhana abanyabyaha ahari urumva nayo aba ari ikintu cyiza adahari nabwo kabikora uba ukoze geste nziza ku mubano wa Congo. Urumva n'umuntu mbere hanyuma yuko bamwerekanye ko mwerekanye hahise hasohoka itangazo ibaruwa Corneille Nangaa yandikiye Samia Suluhu amusaba ibisobanuro M23 nyine navuga iti ibi bintu ntabwo ari sawa rwose musaba ibisobanuro Nibyo nkubwira rero abantu bose baba bakwiye kumva ibintu aho bigomba guca mu mategeko mu buryo bugaragara bwo mu mucyo. Niba ufashe umuntu either mucisha mu rukiko
cyangwa mube mwarasinye amasezerano. Ariko gufata umuntu nta kintu ushingiyeho ugahita umuhereza abamushaka kiba ari ikibazo. Utazumva igihugu kimanya umuntu ahangaha ukagira gute, ariko jya wumva ko nawe hari uzaguhungiraho, wowe bizagenda gute, uzamushyira hehe. N'umugabo watanze amakuru hari yavuga ko Joseph Kabila ari umwe mu bo na General Numbi ako General Numbi we rero bigaragaje yego kimwe wahunze n'ubundi nuko wenda ari ibintu bimeze ukuntu, ariko gufata Corneille Nangaa wari perezida wa komisiyo y'amatora agahita yiyunga kuri AFCM 23, ejo ukabona abayoboke ba PPRD barimo barajya hariya, wenda ntibaziritse bashobora kujyaho bashaka. Ariko nanone gutandukanya Kabila na AFC nanjye hari igihe njya numva bitewe na silence yanafite, bitewe n'uburyo nk'uwabaye umukuru w'igihugu atari kuvuga, ntawe umuhatiye kugira icyo avuga ku bibazo biri mu gihugu, ariko iriya silence nayo ubwayo abariye bawe bakuvuyeho ngo wagira icyo utangaza. Iriya silence nayo iteye ubwoba cyane. Ariko nawe uri ku butegetsi wakwibaza uti uyu muntu yabaye perezida, yabaye umusirikare, azi ikibazo cya imyaka 18 niwe wagombaga kukirangiza, nta kirangiza. Ahubwo ni no hantu abantu nyine bari kwibaza icyo kibiganiro ubu ngubu waje kuganira nayo mu 23 yaganira nande. Voilà, waganira nayo mu 23 waganira na AFC waganira nande, haracyari ikibazo aho ngaho nanone. Hanyuma rero urabona nta kintu kiri buhinduke, warumbwiye uti yabivuze mu magambo, ariko reka turebe ibikorwa. Urabona nta kintu gishobora guhinduka? Ndabona nta kinini. Erega ibikorwa hariya nuko bazayiha legitime M23 Tshisekedi akavuga ati nuruho twaganira kuri ABC, ariko nayo byayisaba kubanza kurambika intwaro kurekura ahantu iri kugira gute, urumva niyo mpamvu uvuga ngo biragoye. Rero aka kanya nanone ukumbwira ngo ntuzaragiye ahise avuga ngo ingabo zanjye nzikuyeyo, ubwo yabavuye muri uriya muryango. Kuzikurayo byo biragoye, kuko n'ibyemezo byafatiwe mu muryango wa SADC. Kuzikurayo biragoye, ariko iyi ingabo ziri mu butumwa zishobora guhindurirwa mandate yazijyanye. Ariko nabyo bifatirwa mu yego mu nama y'umuryango. Urumva ubwo Monique yaje ari Monique, nyuma yihindurirwe ngo yitwa Monisco, Minwari mu Rwanda urabyibuka. Oya byo ubutumwa bushobora guhinduka. Nanjye nicyo kintu numvisemo gishoboka. Ibyitwaga kurwana none bikayishobora kuba byajya kujya hagati y'abarwana mu gihe gitegetse imbizi. Bikazarangira gute? Mu gihe gitekerejwe inzira z'ibiganiro. Nicyo nge mbona amaherezo Tshisekedi azahatirwa kuganira. Ashobora gukomeza kwisirisimbya bikanga kwisirisimbya akagera gute, ariko amaherezo niho byerekeza. Sigaje manda y'imyaka 5 katurebe. Reka tujye ku byo Perezida Kagame yandikiye Amerika. Ejo wabonye ngira ngo ku byo gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Yego, Anthony Blinken yanditse tweet imeze ukuntu agira ati abahutu, abatwa, abatutsi, imibare nayo ubwayo yandikanye ubugome. Imibare nayo ubwayo, hanyuma ati Amerika ariko yifatanyije n'abaturage b'u Rwanda. Oya yifatanyije nabo ngabo maze kuvuga n'abanyarwanda bose, abahutu, abatwa, abatutsi. Hanyuma bati abanyamakuru mu kiganiro uyu munsi bati Perezida wa Repubulika kubona Amerika ibiki n'iki, ati ngewe Amerika kuva kera narabwiye ngo nifate iminsi 364 ariko idusigira umunsi umwe. Yavuze ati ubundi iyo bavuga buri gihe ni ibintu by'uburenganzira bw'ikiremwa muntu, human right, democracy, uburenganzira bw'itangazamakuru, iki ati nibyo ngibyo buri munsi bahora bavuga. Ati rero nyene nabasabye ko ibyo babivuga nta kibazo, ariko bakaduha umunsi umwe akaba ariwo dusigarana twese tukifatanya tukibuka abantu bacu bazize jenoside yakorewe Abatutsi, n'iminsi bakavuga ibyo bashaka. Ariko rero kuri Amerika nabo yabivuze ati kuva 2014 2015 batangaje iki cyemezo yarabandikiye ubwo umuryango w'abibumbye wamaraga kwemeza ko ari jenoside yakorewe Abatutsi. Yavuze ni inama y'umuryango w'abibumbye yarayemeye, akanama k'umutekano karayemeye muri Arusha, urukiko rw'umuryango mpuzamahanga rwashiriweho u Rwanda baburanisha Akayesu Jean ariwe muntu waburanishijwe bwa mbere akuwe muri Zambia, Mozambique, hagati aho ngaho bemeje ko jenoside yabaye yakorewe Abatutsi kuko ari bo bahigwaga. Yego. Nyuma baza no kubyemeza rwose ko jenoside yabaye
urukiko rurabyemeza mu buryo bw'amategeko n'umuryango w'abibumbye urabyemeza mu buryo bwa politiki ibyo byo nta maka bikibaho zikiriho ariko nyuma Amerika n'Ubwongereza bo baje kwandikira uwo muryango bavuga ko bo babifata ukundi kuva rero icyo gihe nibwo u Rwanda rwandikiye Amerika ruyisaba nabo kuba rwagira uko ruhindura ibintu gusa kuri Amerika ho mbona byarafashe cyane kuko none ya mudamu uhagarariye Amerika mu muryango w'abibumbye yitwa Thomas Greenfield nawe ubutumwa yanditse kandi we jenoside yabaye mu Rwanda nawe yagiye kwicwa bamwitareje n'umututsi nyuma za kurokoka ariko nawe mu butumwa yandika ntabwo urumva ntabwo yanyuranye na politike y'igihugu cye y'umurongo ku Bongereza rero ho biratandukanye iyo ari umuntu ku giti cy'uri kuva na Centre Mico ni harari hano cyo genocide against Tutsi uzabona n'abandi b'Abongereza babikora ariko ku Banyamerika ho nabonye ari ikintu bafiteho umurongo utamenya bishobora kuba ari ibibazo wenda bihari hagati ya politike y'u Rwanda nabo cyangwa ari iki wa mugani ni uburyo Perezida Kagame yabisobanuye wumvaga avuga ati iyo bigeze kuri demokarasi ku burenganzira bwa muntu ibintu nk'ibyo ngibyo yumvikane ko bishobora kuba ari ikibazo kiri hagati hanyuma uriya mugabo nabonye abantu bamwifatiye ku gahanga benshi Blinken ni ibisanzwe ariko Blinken ni mpamvu narakubwiye ngo ko oya ko hano tukiri hano Perezida Kagame yavuze ko yaganiriye n'intumwa za Amerika zirimo na Bill Clinton baganira nabo kuri icyo kintu yego kureba uburyo cyajya mu murongo gikwiye kuba kijyamo naho kuvuga ngo Blinken bamwifatiye ku gahanga ni ibisanzwe Blinken ni umuntu utumvikana n'abanyarwanda benshi kubera imyumvire ye ku Rwanda ubushingiye kuri M23 cyagiye mu kibazo cya Rusesabagina gashingira no kuri ibyo bintu bya demokarasi na human right Perezida Kagame ati rwose ibaruwa ninjye wayanditse habwe ni cyambere nababwiye nuko Amerika cyangwa indi guverinoma cyangwa ikindi gihugu bafite uburenganzira bwo kutubwira ibyo bashaka kutubwira byose byaba ari bidushimisha cyangwa ibitadushimisha ati byo nta kibazo kibirimo atariko nanababwiye ikintu cy'ingenzi ko muri iyi minsi yo kwibuka tunezezwa no kuba mwakwifatanya natwe ariko kuri ibi bintu n'ibindi mushaka kudukoreraho icyo tubasaba cy'ingenzi ni ikintu kimwe ati ntimwisanzure mu kwibukana natwe niba mubishaka munisanzure mu kutubwira icyo ari cyo cyose mudakunda kuri twe ariko ubusabe bwacu ni bumwe iyo ari ku munsi wo kwibuka ari wo ku itariki ya 7 Mata mwagerageza mukajya mwibukana natwe hanyuma mukagarukiraho kuko iminsi 365 mu mwaka muduha umunsi umwe gusa mwibukane natwe hanyuma musigarane iyindi mudushinja ibyo mushaka buri munsi se Blinken ko yarazi ko bohereje Bill Clinton n'izindi ntumwa yarayoboye iyo yicecekera azi ko n'ubundi ibyo agiye kuvuga bidashimisha abanyarwanda iyo yicecekera yanavuze ngo twifatanye n'u Rwanda kwibuka ibihumbi by'abantu ibihumbi gutyo kandi muri bwa butumwa ubwo yari ku rwibutso rwa jenoside rwa Kigali ubwo yari yemeye ko ari miliyoni isaga yabishwe muri jenoside yakorewe abatutsi nabwo kuntu yanditse nabwo ntabwo yabyemeye akanoti ke ntabwo nibuka neza ubutumwa naza kumukotera ariko imibare yo yari yageze muri miliyoni irenga nyuma yaho umunyamakuru wa New Times arabimubajije yego cyagihe ari muri press conference umunyamakuru arabimubajije nabwo mbona abisubije mu bundi buryo ariko tujye tureba n'ubundi abanyarwanda bavuga ngo bagize gute bamwamaganye bamwiyamye hari n'ikindi gice ariko nacyo cya mu president yego nibyo byashoboka rero ko ari nacyo gice abashaka attention yacyo tukiri kuri ibi rero abantu bamwe bati Tshisekedi ari bamwe bati Tshisekedi twamubonye yaje kwibuka ubwo ndavuga televiziyo mu Bubiligi RTBF Tshisekedi ni umuntu wabona ukayoberwa umukuru w'igihugu uri umunyamakuru afite n'ikibazo gikomeye cyane ubundi umunyamakuru iyo wagiye hariya bwa mbere biruta avuga yavuze abanyacyubahiro bahari yego ababishoboye kugira ngo utibeshye unaka urutonde ukaba urufite sinamenya rero impamvu yaba yaramuteye akavuga ko Tshisekedi ahari hari impamvu wari wakomojeho ngo perezida wa Kongo ibyo ntabwo waba uri umunyamakuru ngo wibeshye ku bihugu waba ufite ikibazo biragoye cyane n'imidugudu ntiwemerewe kuyibeshyaho ushobora n'imidugudu ntiwemerewe kuyibeshyaho iki kintu ariko si ubu cyaje par accident ni par accident
kuko na televiziyo yasabye imbabazi wenda babanza gusomera abantu ino nkuru kugira ngo ubwo turejo kuri ya 7 Mata ubwo abanyacyubahiro batandukanye bifatanyaga n'abanyarwanda mu kwibuka igitangazamakuru cyo mu Bubiligi cyitwa ni televiziyo yitwa RTBF yo yatangaje ko Tshisekedi nawe ari i Kigali mu gihe hari andi makuru yavugaga ko yagiye mu Bufaransa nyuma yo guhura mu ijoro ry'itariki ya 6 n'abahagarariye abaturage bo mu bwoko bw'abateke na Kwango bahanganye kuva mu 2022. Tina Salama umuvugizi wa Tshisekedi yahise ahakana aya makuru y'iki gitangazamakuru asobanura ko umukuru w'igihugu cyabo yagiye mu mahanga muri gahunda yihutirwa. Hari andi makuru nabonye Tshisekedi yagomba kuba yategejwe mu Faransa no mu Bubiligi. Yego. Ariko hombi nta uhari. Kubera iki? Kubera iki uvuga nta uhari? None se yaba ari mu Bubiligi. RTBF iri i Kigali kavuga ati ngiye mubonye i Kigali. Cyo ni cyambere cya kabiri. Mu Faransa nta trace nimwe yaba ibinyamakuru byaho yaba iki no mu Bubiligi nta numwe uravuga ko ibyo ntago byakwemeza ko dahari. Kuba utarabibona mu binyamakuru ntibyakwemeza ko atari yagerayo. Kandi Tina Salama avuga ko ari mu mahanga. Bwa mbere basohoye tweet bavuga ko agiye mu Bufaransa barayisiba bayikuraho. Rero nyuma yuko guhuzagurika nyuma yuko uyu munyamakuru yaragize yego avuze ati mubonye Kigali avuze ngo mubonye Kigali n'ubundi niyo mpamvu Tina Salama yaje kubeshyuza yego iyi nkuru tubyita kubeshyuza ako no kubeshyuza ko n'ubundi bari babeshye nabo barabyemeye ko babeshye yego abakongomani batangira gusakuza bati mwe muratubwira ko umuntu agiye mu Bufaransa yagiye i Kigali ati kuki mutubeshye ati ibintu biki mutangiye gukora birarakara Tina Salama aza kuvuguruza aravuga ati shireho umucyo ntabwo ari i Kigali ari mu Bufaransa ari mu Bufaransa ntabwo ari i Kigali ntabwo yavuze abari ntabwo yagiye i Kigali ariko na tweet bari bayisibye gusa ariko kuba n'ubundi amakuru ya president yabona ari uko representancy yasohoye ko arahana n'ijoro rero yasohoka avuga ati urugendo rwa president rurarangiye rwahana ntabwo rero no wahakana aho bavuze ko yagiye cyangwa ubyemeze n'ubundi amakuru wemeza nibo bayaguha ntabwo wakwemeza kuvuga ngo wari he aya ushobora guhinduka by'urugendo rwe kadutegereze yo bazaduha n'ubundi niwe tuzakira kuko nta bushobozi dufite bwo kujya kwishakira yacu gushakisha ahari nabonye rero n'abanyekongo bamwe banditse ngo lettre ouverte wayibonye yaba ari ifunguye ntayabonye ntabwo ndayibona bavuga bati turarangisha perezida wacu sinzi niba wayibonye urumva nyine biba ari ibibazo zo nk'iriya singiye lettre ouverte yandikiye communauté internationale umwami w'Ububiligi Maison Blanche na Perezida Vladimir Putin na Elysée y'Ubufaransa rwose yasomweho n'abandi ngo restaurant Congolais fait à Kinshasa le 7 avril nous signalons la disparition de notre président de la République du Congo et d'ailleurs y'amabaruwa adasinye bayita tract ariko ndabona hariho ikirango cyabo abandi yabyo ari tract bose president we buri gihe uzahari oya ntabwo bishoboka ari ibintu byo guca igikuba ariko ari ibintu bisanzwe kuko hariya abaturage bavuga ko baba bagize cyane nta n'icyubahiro bavuga ko ngo ari muri destination inconnue kuri perezida w'igihugu ariko abanyekongo barisanzura cyane barisanzura rwose gusa iyi televiziyo nyine niyo wavuga ko yakujije icyo gihugu yavuze gute ariko yasabye imbabazi ntabwo naje gusoma inkuru nyuma y'ubura butumwa iriya televiziyo yasohoye itangazo yavuze ati ntabwo perezida wa Kongo yagiye i Kigali mu gitondo cy'uyu munsi nk'uko byari byatangajwe amakuru yacu y'uyu munsi saa 7 z'amanywa RTBF isabye imbabazi kubwira ikosa none uremeye ko atarahari nawe washidikanyaga ngo arahari none wemeye ko atarahari urumva abantu bari hariya bose n'abantu baba batumiwe nta mukongomani wari uhari nta murundi wari uhari ahubwo icyo abantu bibajije ko nta muntu wa Katari twabonye sinzi umuntu wa Katari wari uhari kandi ni inshuti y'u Rwanda muri iki gihe ese utekereza ko ubundi nubwo baba batatumiwe aba baturanyi b'u Rwanda nka Kongo n'u Burundi nabonye na Perezida wa Repubulika mu ijambo yarashimiye Kongo n'u Burundi na Afrika y'Epfo n'ibindi bihugu utekereza ko batari bakwiye kuza akose bo batari bakwiye kuza nka Kongo ntabwo yaza gute
Naso ibibazo biri hagati ya Kongo harya byabazo by'u Rwanda na Afrika y'Epfo byatangiye ryari? Ibibazo by'u Rwanda na Afrika y'Epfo 2010 around aho na 11. Ibibazo bya Kongo n'u Rwanda bitangiye. Ibibazo bya Kongo n'u Rwanda bitangiye 2021 mu mpera. None se kuba wa Afrika y'Epfo yaza Kongo ntina delege nibura president ntaze. None se ibibazo by'u Rwanda n'ibya Afrika y'Epfo wabishyira ku rwego rumwe n'ibyo Rwanda na Kongo? Ibyo Afrika y'Epfo ntekereza ko ari byo bikomeye. Oya, ko reba imyaka icyo kibazo kimaze. Visa ingendo. Visa se nta banyarwanda bava hano bakajya muri Afrika y'Epfo? Ariko baragenda. None ugatekereza ko bitageze no ku rwego rwo kwirukana ambasaderi? Baramwirukanye n'u Rwanda rwamuhamagaye. Oya, baramwirukanye. Afrika y'Epfo baramwirukanye. Vincent Karega. Hakabaho no guterana amagambo hagati y'abaminisitiri n'iki bibaho, ariko ntabwo South Africa yigeze umukuru wayo cyangwa nibwo officier yigeze avuga ati twebwe tugiye gutera u Rwanda, turarutera turi Pretoria cyangwa turi hehe igisasu giri Kigali. Nta n'umuntu wa South Africa yigeze avuga ngo tugiye gufasha Kayumba wahungiye akora ubutegetsi bw'u Rwanda. Urumva ibyo ngibyo ubona ibibazo bya politike bishobora no gukemura. U Rwanda Ramaphosa yabyivugiye nirwo rwamutumiye kuza kwifatanya nabo mu kwibuka, kuko yari inshuro ya 30 u Rwanda rwibuka. Ni imyaka ifite icyo ivuze ku buzima bwa muntu no ku kindi kintu cyose. Imyaka 30 bagombaga rero nk'abantu rero bashimiye South Africa igihe Ramaphosa yari akomeye. Ngira ngo amateka yo kugira ngo MTN ze mu Rwanda urabizi, nicyo kigo cya mbere gikomeye cyaje mu Rwanda nyuma jenoside yakorewe Abatutsi. Icyo gihe Ramaphosa yari akomeye, yabigizemo uruhare, baraziranye. Ntabwo kuri gushimira kuri inshuro ya 30 ari ibintu byagwiririye u Rwanda. Bagombaga kubashimira, bagombaga kumuhamagara, bagize uruhare mu kongera kwiyubaka ku Rwanda. Perezida Kagame yarabivuze, Nelson Mandela kwiga muri Afrika y'Epfo kuza hano. Kongo rero uyu munsi ya ikibazo cya Kongo n'u Rwanda ngo bukiri kuri intuza, kiri kuri akoje niko nakubwiye. No Burundi by'u Burundi buri ibintu biri intermediaire biba bishamikiye ku kindi. Ni ikibazo gishamikiye ku kindi. Inawe ikibazo cya M23 tuba kirangiye, u Burundi n'u Rwanda bakongera bakiyunga. Ntabwo ikibazo cya South Africa bakigeranya n'icyo Rwanda. President Ramaphosa yaraje bamutumiye arazigira i Kigali. Ubu se iyo u Rwanda rutumira Cirombo na Ndayishimiye bari kuza? Ariko sinzi niba baranabatumiye ariko. Ubu ubundi u Rwanda ngo rwari gutumira Cirombo. Nk'abaturanyi. Abaturanyi. Ntabwo byari kuvamo. Kuko n'ubundi ikibazo hano turi kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Perezida Kagame ati mu myaka 30 haba jenoside. Uwo uri kuvuga ko afasha abayikora nawe ubyemera ko yafasha abantu gukuraho ubutegetsi, nabo bavuga ati harimo abavuga ati baba ukimutumiye byo. No kuri Ramaphosa arabavuze ati aje gushinyagura. None yibaze ntuza direct ufite ikibazo. Kuri Ramaphosa biratandukanye cyane n'ibya Cirombo. Harya twari tugeze twagarutse twari tugeze kuri barasirikare ba SADC. Oya twe abasirikare ba SADC twe tutarabageraho. Twari turi kuri televiziyo yavuze ngo Cirombo ari Kigali. Niho dukomereje rero kuri SADC. Aba basirikare ba SADC ariya twavuga ko ari abatanzania batatu munya South Africa. Nta wavuze mu itangazo rya SADC ntibavuga mu M23 ko ariyo yababigizemo, ariko bavuga ko ari igisasu yego cyaguye aho baba. Byabaye tariki enye. Yego. Byabaye tariki enye. Umunyafrika y'Epfo yapfiriye mu bitaro by'Igoma aho yari arimo akurikiranwa n'abaganga. Nuko kuvuga ngo yazize uburwayi. Bare abigisasu yahise kibaturikana. Umva ni ikibazo rero ukuvuga ngo hari ikiri buhinduke. Umva abantu bapfuye tariki enye nibwo babitangaje. Sinzi ubwo ikiri buhinduke, ariko ni ikibazo gikomeye cyane cyerekana nyine ko intambara ihari. Intambara irahari. Mu nkuru umunyamakuru aravuga ati ntabwo bizwi niba ari M23 yarashe icyo gisasu cyishe bari abasirikare gusa bapfuye mu gihe hari amakuru avuga ko uyu mutwe wongeye kugera mu marembo y'umujyi wa Sake muri teritwari ya Masisi. Si yose ihari n'umunsi bamwe muri iriya misozi yikikije niho ibiri. Gusa imbere akaba ari yanapfuye. Urabuka ko mu minsi ishize habaye guhangana gukomeye. Abo ku ruhande rwa leta bavuga ngo M23 yongereye imbaraga. Yego.
nabo kuri M23 bavuga ngo twatewe turitabara. Ya reka dukomereze muri Uganda. Dukomereze kwa Museveni. Museveni nawe yagiye ahantu bamutumiye nk'umushyitsi mukuru. Aragenda ngo afata ijambo aratinda. Ababyinnyi bari batumiye kuza gushimisha abantu. Kavuga ati ariko bakabwira perezida bati warekeyeho ukaduha ijambo natwe tukabyina. Ariko babivuga mu buryo bw'agasuzuguro, babivuga kuri mikoro zifunguye, barabumva. Abashinzwe umutekano wa Museveni bari aho bahita babidentify bati ni bariya. N'ababyinnyi bitwa Crane Performers. Crane harya so umusambi. Umusambi ni ikintu gikomeye cyane muri Uganda. Bahakekwaho rero ngo kuba yagezaga ubutumwa yaregeneye abitabiriye isabukuru y'imyaka 50 wabaye minisitiri w'intebe wa Uganda amaze ashyingiranywe na Jacqueline Mbabazi. Batutse perezida Museveni mu kinyankore binubira ko yatanze imbwirwaruhame ndende muri ibi birori. Abatawe muri yombi barimo umuyobozi w'iryo tsinda. Daily Monitor yanditse ko amakuru ikesha abagize inzego nkuru z'umutekano ari uko amagambo ababyinnyi bavuze muri urwo rurimi yagiraga ati umuvuzi w'amagambo adashira va kuri mikoro kuko twarambiwe kukumva. Mubonye Museveni kujya mu birori abantu ari we mushyitsi mukuru kuko uyu wa Mama Mbabazi umuntu wabanye na Museveni ari minisitiri w'intebe igihe kirekire nyuma aza kuvaho ashaka kwiyamamariza kuyobora Uganda birangira ashwanye na Museveni nyuma baza kongera kwiyunga bameranye neza. Rero kuwa gatandatu yizihizaga isabukuru y'imyaka 50 amaranye n'umufasha we. Ndabona na Janet yarahari. Yarahari cyane. Gutuka umukuru w'igihugu. Gutuka umukuru w'igihugu ni icyaha. Mu Rwanda ushobora kujyanirwa rwose kugera ku myaka 10. Hanyuma rero Museveni bati waturambiye reka natwe performing dukora icyatuzanye. Ariko mu birori nk'ibi ngibi cyabo biziri bari harimo abayoga inzoga ariko bishobora kuba ari cyo wenda ziba zakereza ko zitabura ariko urabasanga abavandimwe ari basomye inyanga. Ariko abanya-Uganda barisanzura n'ubundi mu kuganira iki. Ariko nyine iyo bigeze ku mukuru w'igihugu ahubwo abantu bari kwibaza kubera iki mikoro zabo zakomeje zifunguye n'ubundi mukuru w'igihugu ari kuvuga. Ariko hari ahandi hantu wenda ntabwo ndi buhavuge nagiye hari umukuru w'igihugu mikoro y'umuntu bari begeranye yari ifunguye twari twegereye hafi ya speaker tukajya twumva abantu bari kuganira ibyo barimo baraganira. Bibaho rero ibi bibaho rwose. Bashobora kuba batazifunga. Hari igihe bidafunze iri aho ngaho kuko bazi ko ahantu nk'aho ari ahantu umuntu avuga ibintu yatekerejeho cyangwa ukanicecekera cyangwa ugaceceka wa mugani. So rero bino ngira ngo igomba kuba ari nka coincidence y'uburyo byahuriranye mikoro zabo zikaba zazifunguye. Ariko se hariya muri Uganda ubwo itegeko hari cyo biragoye itegeko rya Uganda ariko hari hose ngira ngo gutuka umukuru w'igihugu kibari icyaha gutuka umukuru w'igihugu. Nubwo bavuga guti muri Uganda hari ubwisanzure ariko nta bwisanzura ku mukuru w'igihugu nanone ugomba kugira aho ugarukira. Ubu ntitwasoza cyangwa hari ikindi wenda tutababwiye. Yari igikise n'ibyo ngibyo cyari ibyo kuri wowe na Tshisekedi reka tujye kureba aho ari. Bagira ngo hari ahantu tugiye kujya n'indege tukajya kumuzana. Wabonye Perezida Kagame bamubaje impamvu ngo adaseka ba mu nyamakuru w'umusaza yarantu Burundi. Ahubwo abonye ko ari itsinda ry'abarundi yego ngo ryifatanyije n'u Rwanda mu kwibuka ubundi abarundi bo bibuka tariki ya 6 Mata Ntaryamira. Perezida Ntaryamira bati hari abantu babona udaseka ati kuva za 1995 nabaga ndi guseka iki atari kubu hari igihe nubwo bashaka kwerekana isuranye bayerekana uko babishaka atari kubu ndagerageza ngaseka.
oya umuzungu wamubajije umurundi we yamubajije umusaza w'umuzungu umusaza w'umuzungu aho umurundi yamubajije ati imyaka 30 urifuza ku Rwanda u Rwanda ruzaba rumeze gute yari yambaye umuza tinibura gwikubye gatatu cyangwa gatanu uko rumeze ubu ngubu ara umuzungu yasekeje abantu nta muntu utasetse ati amafoto yawe tubona yose ko nta nimwe tubona useka uriya muzungu umufite mikoro hagati y'abo badamu babiri umusaza n'uyu mukobwa wa FPR yasetse rwose umwe waje kujya gufasha mu 23 bari bicanye ariko wabonye ko ari ikiganiro mu by'ukuri cya Murundi bwira washije bwanyu abanya ko ari ikiganiro kibanze cyane ku bibazo by'itangazamakuru mpuzamahanga cyane ko hari hashize iminsi mike ya perezida aganiriye n'itangazamakuru byo imbere mu gihugu yego ikindi burya muri iyi minsi abahasha abanyamakuru benshi baturutse mu itangazamakuru bagomba ko ari ubutumwa bujya muri muri izo ndimi Waya urumva n'umuntu yateze indege amazani iminsi 3 aje afite wenda ikibazo aribwa nacyo asuye utamubajije utamuha ijambo ngo abaze kandi azayatse byangombwa yakuburenganzira urabubona urabumuha biba byiza rero abo hawe umwanya bakaza bakisanzura bakabaza ibyo bashaka bakajyana n'iyo sura bashaka kuba bafite ku Rwanda nibyo rwose dusoze kadushimira abantu yego reka dushimira bari badukurikiye reka dusoreze aha ngaha ubwo isesengura makuru ryo naho ku munsi w'ejo hagataho dukomeza kwibutsa abantu ko mu gihe cyo kwibuka iki cyumweru by'umwihariko cyo kwibuka kiba ari icyumweru cyane cyane cyo kwifatanya n'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi kubaba hafi kwirinda amagambo abasesereza n'ingengabitekerezo ya jenoside nawe ubwawe ukongera gutekereza aho igihugu cyavuye kugira ngo ushyiremo imbaraga urebe ko cyatera indi ntambwe isumbya iyo kiri ubu ngubu no gukomeza kwirinda ibyagisenya yes nibyo mvuga nibyo rero reka tubashimire kandi dukomeze kubifuriza kwibuka twiyubaka bye binyamakuru n'ibitangazamakuru none ariko tushaka kuyasesengura se abantu umuntu atibwiriza no kwishyura ibyo asabwa muri uwo muryango mukuru no Burundi nabonye hari amadeni ngo u Rwanda rwagiye ese Kongo yahise yishyurayo nayo iracyafite ibibazo byo Kongo ariko nta nubwo yiyumva muri East Africa kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda.